السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلالة والشك واليقين، صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. سورة آل عمران آية جنا نبيري نغسني الله سبحانه وتعالى أرجيتي مبيمي nimutinye Allah mukuriko kumutinya kandi muramenye ntimuzapfe mutari abayisilamu. Bityo nihereyeho ndabagira inama yo gutinya Imana bavandimwe namwe bashiki banjye bagaragu ba Allah. Takwa cyangwa se gutinya Imana ni ukwihatira gukora ibyo twategetswe no kugendera kure ibyo twabujijwe na Allah subhanahu wa ta'ala, umugenga, umuremyi n'umurezi wacu. Gutinya Imana kandi ni kimwe mu biranga abasahaba ba Imam Sahibul Asri wa Zaman ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iyo abantu bifitemo gutinya Imana, ubuvandimwe bwabo burakomera, umubano wabo uba utunganye, umubano wabo nturangwamo inzangano, intugunda n'amatiku, ahubwo bafashanya mu byiza, bagaterana ingabo mu bitugu, bagaterana inkunga mu bikorwa byiza bibabereye, kandi bagafatanyiriza hamwe gukemura no kurwanya ibibazo bibugarije. Iyo abantu bifitemo gutinya Imana kandi Allah abaha ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza, kandi akabahishira mu bikorwa byabo bibi igihe bagize intege nke bagateshuka, nk'uko Allah abyivugira muri suratul Anfal aya ya 29. Gutinya Imana kandi biba impamvu yo kwakirwa kw'ibikorwa byacu, nk'uko Qur'ani ntagatifu nanone iwudutangariza mu nkuru y'abahungu ba Nabi Adam alayhi salam, Habili na Qabil, aho igitambo cya Habil wari umworozi agatanga igitambo cy'itungo ryiza muyo yari yoroye, maze ibyo bigatuma igitambo cye cyakirwa. Naho umuvandimwe we Qabil
wari umuhinzi agahitamo gutanga igitambo ku musaruro mubi usuzuguritse, maze ibyo nabyo bituma igitambo cye kitakirwa, maze ishyari rikamusaguka akabwira umuvandimwe we ati ndakwica. Nuko Habil akamusubiza ati mu by'ukuri Allah yakira abafite taqwa, yakirira abafite taqwa, yakira ibikorwa by'abafite ugutinya Imana. Ni nkaho yakamubwiye ati kuba igikorwa cyawe kitakiriwe ntabwo mbifitemo uruhare, ahubwo uruhare ni urwawe, wowe watanze igitambo cyawe kitajyanye no gutinya Imana. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Gutinya Imana kandi biba impamvu yo koroherezwa gusohoka mu bibazo ndetse n'ingorane, nk'uko nanone Qur'an ibihamya muri suratu Haqqa aya ya 2, aho Allah agira ati wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ngo kandi nutinya Imana imucira inzira. Taqwa ni impamvu yo kugerwaho n'imigisha ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an suratul A'raf aya ya 96, Allah aragira ati ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Wabatuye imijyi iyo baza kwemera kandi bagatinya Imana, twajyaga kubafungurira imigisha mu kirere no mu isi, ariko barahakanye, bityo tubahanira ibyo bakoze. Ijambo barakat riboneka muri iyi aya mu rurimi rw'Icyarabu ni ubwinshi bw'ijambo baraka, rikaba risobanura impano ikomeye kandi ihoraho. Mu Kinyarwanda tuvuga ko ari umugisha. Mu ijambo baraka rero harimo ubwinshi, harimo ubwiza, ndetse hakabamo no kwiyongera. Iyo umuntu akwifurije baraka aba akwifurije ibyiza byinshi kandi bihora byiyongera bitanarangira. Hakaba hariho baraka cyangwa se imigisha mu bifatika no mu bidafatika. Urugero nka baraka mu gihe umuntu amara ku isi mu gihe cye cyo kubaho, baraka mu bumenyi, baraka mu mitungo ndetse n'ibindi. Aya iratubwira ko imani, ukwemera ndetse na taqwa ari impamvu zituma abantu bafungurirwa imigisha, bafungurirwa baraka. Ariko nyamara iyo twitegereje dusanga ibihugu twavuga ko ari ibya Kisilamu, ibihugu twavuga ko bifite abaturage b'abemeramana benshi, dusanga ibyo bihugu ari byo bidafite imigisha myinshi ugereranije n'ibihugu bitari ibya Kisilamu. Ahubwo ugasanga ibyo bihugu bya Kisilamu bihora mu ngorane n'ibibazo bitandukanye nk'intambara, umutekano muke, ubukene ndetse n'ibindi. Ibi ngibi kandi bishobora kubaho no hagati y'umwemera n'utari umwemera. Ugasanga abantu b'abakire cyane muri sosiyete ni abo twita abakafiri, abo twita ko tudahuje nabo ukwemera. Nyamara ugasanga twebwe tuvuga ko turi abemera, ugasanga mu bushobozi turi hasi yabo. Ese ni ukubera iki? Ibyo ngibyo tubona
byuzuzanya bite n'iyi aya, bihurira he? Igisubizo nuko icya mbere ibyo bihugu bitari ibya kisilamu byateye imbere mu bumenyi bw'ikoranabuhanga, ariko nabo bafite ibibazo n'ingorane mu bijyanye na roho ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, nta mutuzo bafite. Icya kabiri, ibyo bihugu tuvuga ko ari ibya kisilamu biri ku izina gusa, ntabwo ingamba z'ubutegetsi zifatwa hashingiwe ku murongo nyawo w'ubuyisilamu. Uretse ibyo kandi, iyo abantu bamaze kwibagirwa ibyo Allah yabibukije, nawe abafungira imigisha, afunga imigisha yabahaye kugira ngo bagarure ubwenge ku gihe, basubize ubwenge ku gihe. Qur'an Karim itwereka uburyo bubiri bwo korohereza amatsinda abiri y'abantu, abemera n'abahakanyi. Koroherezwa iyo bibaye ku bemeramana biba biri kumwe n'imigisha, biba biri kumwe na baraka, naho iyo bibaye ku bahakanyi nta mugisha uba ubirimo, kuko abahakanyi iyo babonye inema bazifashisha mu kurenganya abandi, mu kubatoteza, mu kwiyemera no kwishyira hejuru, ndetse izo nema zikabibagiza Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero inema yose igaragara ku maso ntikwiye kunezeza imitima, kuko iyo iri kumwemera nyakuri birimo imigisha, naho yaba iri ku muhakanyi ikaba ari impamvu yo guhura n'uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yaravuze ati umwemera asoma idua maze Allah akakira ubwo busabe bwe, ariko agateganya ko azabusubiza mu gihe runaka kiri imbere. Nyuma wamwemera agakora ibyaha, maze ya dua ye ntibe igisubijwe. Biragoye cyane ko abagize sosiyete bose bagira ukwemera guhamye kandi bakagira ugutinya Imana. Ijambo lawu ryakoreshejwe mu ntangiriro z'iyi aya rigaragaza igikorwa bigoye ko cyashoboka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, biragaragaza ko abatuye imijyi bigoye ko bose cyangwa se benshi muri bo bagira ukwemera guhamye ndetse bakanatinya Imana. Ukwemera gusa, imani yonyine ntabwo ihagije, igomba kujyana buri gihe na taqwa, gushyigikira no kwita ku muco w'idini n'imyizerere muri sosiyete bifasha no mu iterambere ry'ubukungu bufatika. Kugira ngo abagize sosiyete bagerweho n'impuhwe n'imigisha biturutse kwa Allah, bisaba ko abagize iyo sosiyete bose cyangwa se abenshi muri bo bagira ukwemera guhamye ndetse no gutinya Imana nyako. Dufate dukomeje isezerano rya Allah, kuko byanze bikunze hamwe n'ukwemera guhamye no gutinya Imana, imigisha ni ngombwa kuza kuri twe, ni ngombwa kuboneka. Gufunga no gufungura imigisha biri mu maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko buri cyose giterwa n'ibikorwa byacu. Duhitemo neza rero icyo dukwiye gukora hagati y'icyiza n'ikibi. Duhitemo guhozaho gukora ibyiza, dushikame kandi ku kwirinda gukora ibibi, kugira ngo tubarwe mu batinya Imana by'ukuri. Bityo hamwe n'ukwemera kwacu kutabangiye, kutajegajega, tube mu bo Nyagasani afungurira imiryango y'impuhwe n'imigisha ye insha Allah. Inna ahsana al-hadith
وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلالة والشك واليقين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحسن بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي أجر الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. bavandimwe namwe bashiki banjye bagaragu ba Allah, nongeye kubagira inama yo gutinya Imana nanjye ubwanjye ntiretse, kuko mu by'ukuri gutinya Imana ni urufunguzo rw'ibanze rufungura imiryango itwegereza umuremyi, umugenga n'umurezi wacu Allah subhanahu wa ta'ala, we mukiro witeka duhora turangamiye. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Turi mu minsi y'ibiruhuko, abanyeshuri barumuna bacu bari muri vakanse. Turi kandi mu minsi yuzuyemo ibishuko n'ibirangaza n'ibiyo by'urubyiruko n'abakiri bato, bikabakura mu murongo muzima, bikabakura mu murongo uboneye, bikabakururira mu ngeso mbi, mu mico mibi no mu bibangiriza ubuzima. Birasaba ababyeyi kuba hafi y'abana, birasaba ababyeyi ko tubungabunga abana bacu, tukabakurikiranira hafi, tukamenya gahunda zabo, tukamenya ibyo babamo,
aho bagenda, abo bagendana nabo, ibyo bakora umunsi ku wundi, ibyo bifuza kugeraho, ibiri byo tukabibashyigikiramo, naho mu bidakwiye tukabafasha mu kubagira inama no kubayobora kubikwiye. Ibyo kandi ntabwo twabigeraho igihe cyose tutabagira inshuti zacu, ntitwabigeraho igihe cyose abana batatwisanzuraho, ntabwo byagerwaho abana twarabagize ibikange, babona umubyeyi atashye bagakangarana. Tugomba kubaka umubano mwiza hagati yacu n'abana kugira ngo batwisanzureho, batubwire byose, batugishe inama muri gahunda zabo zose. Nanone ariko birasaba uruhare rw'abana kugira ngo ibiruhuko byabo bizagende neza, bazasubire ku masomo bishimye. Barasabwa ikintu kimwe gito kandi cyoroshye, barasabwa kubaha no kumvira ababyeyi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yaravuze ati umugaragu uzaba afite urwego rwo hejuru ku munsi w'imperuka ni wa wundi urusha abandi kubaha no gutinya ababyeyi be na Allah subhanahu wa ta'ala. Icyakoze kumvira ababyeyi ntabwo ari muri buri kintu cyose, ahubwo ni ukubumvira mu byiza, ni ukubumvira mu bifite akamaro, ni ukubumvira mu gihe badusaba gukora ibyo Nyagasani asanzwe yarategetse, cyangwa se ibitagize icyo bitwaye, nk'uko Qur'ani ntagatifu itubwira muri suratul Luqman aya ya 15 iti ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ariko nibaramuka baguhatiye kumbanyikanya mu byo udafitiye ubumenyi, ntuzabumvire. Icyakoze uzababanire neza mu isi, kandi ujye ukurikira inzira z'abicuza, hanyuma iwanjye niho muzagaruka maze nkababwira ibyo mwajyaga mukora. Kubaha no kumvira ababyeyi bifite agaciro gakomeye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kugezaho muri Qur'ani dufite aya enye aho Imana itegeka abantu kwemera ubumwe bwayo. Irindi tegeko rikurikiraho rikaza ari ukubaha no kumvira ababyeyi no kubagirira neza. Mu yandi magambo, muri izo aya uko ari enye, nyuma y'itegeko rya tawhid haza itegeko ryo kumvira ababyeyi no kubagirira neza. Izo aya ni aya ya 83 muri suratul Baqara, ya 36 muri suratul Nisa, ya 23 muri suratul Isra, ndetse na aya y'151 muri suratul An'am. Muri ibi biruhuko rero abana turasabwa kumvira ababyeyi bacu, kububaha ndetse no kubagirira neza, twumva inama baduha, dukora ibyo badusaba kubafasha, tubamenyeshe gahunda zacu, tubasabe uruhushya n'uburenganzira mbere yo kugira aho tujya, kandi tubabwize ukuri ku bikorwa dukora, ndetse aho dufite ingorane tubasabe ubufasha kandi tubagishe inama. By'umwihariko twirinde kurarikira ibyo bataduha bitari mu bushobozi bwabo, tunyurwe n'ibyo baduha, tubiha agaciro kandi tubyishimire.
twirinde impano z'abashaka kutuyobya no kudushora mu ngeso mbi zikururira nyirazo mu bibazo by'ingutu muri iyi si, ndetse bikanamukururira mu muriro wa Jahannam ku munsi w'imperuka. Iraha n'uburyohe bw'akanya gato, ntituzigere na rimwe tubisimbuza umunezero, umutuzo n'uburyohe by'iteka ryose mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Uyu munsi kandi turi tariki ya 4 y'ukwezi kwa Safar. Ejo hashize tariki ya 3 Safar wari umunsi w'ivuka rya Imam Baqir alayhi salam, imamu wacu wa gatanu. Tugendeye kuri riwaya imwe muri riwaya zivuga ku ivuka rye, dore ko hari riwaya ebyiri, imwe ivuga ko Muhammad ibn Ali al-Baqir alayhi salam yavutse tariki ya mbere y'ukwezi kwa Rajab mu mwaka wa 57 Hijriya, ndetse indi kavuga ko yavutse tariki ya 3 y'ukwezi kwa Safar muri uwo mwaka nyine wa 57 Hijriya, avukira i Madina. Mbifurije rero kugira ibihe byiza bigendanye n'ivuka rya Imam Baqir alayhi salam, al-Alawi bayna Alawiyin wa Fatimi bayna Fatimiyin. Yitwa gutyo kuko igisekuru cye unyuze kuri se na nyina bamubyara kigera kuri Amir alayhi salam na Fatimatu Zahra salamullah alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kuko se umubyara ni Ali ibn Hussein ibn Ali, naho nyina akaba Fatima binti Hassan ibn Ali alayhi salam. Imam Baqir alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yaravuze ati: ثلاثة من أفضل الأعمال شبعة جوعة المسلم وتنفيس كربته وتكسو عورته. ngo hari ibikorwa bitatu biruta ibindi: kugaburira umuyisilamu ushonje, kumumara agahinda no guhishira inenge ze. Imvugo ya imamu wacu Baqir al-Ulum yatubera impano n'impamba nziza mu gihe dusigaje hano ku isi insha Allah. Dusabe Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza kwitwararika ku mbago ze, bityo tukaba mu babasha kumutinya by'ukuri. Ashoboze ababyeyi kwita no kubungabunga urubyaro, kandi ashoboza abana kumvira, kubaha ndetse no kugirira neza ababyeyi babo insha Allah. Nas'aluka Allahumma wa nad'uka bismika al-azim al-akram ya Allah. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر صل على محمد وآل محمد، وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات برد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اللهم كن لأهل فلسطين عونا ونصيرا، وبدل خوفهم أمنا. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والحيبة. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج. Nyagasani tsindishiriza abayisilamu n'ubuyisilamu, kandi inabi y'umwanzi wabo uyimugarurira ubwe.
nyagasani tugushaho imvura y'impuhwe zawe, tubabarire ibyaha byacu kandi wakire ukwicuza kwacu ya Allah, dushoboze kugendera kure ibyo watubujije kandi uduhe umwete n'umuhate mu gukora ibyo wadutegetse ya Allah. Girira impuhwe roho z'abaguye mu nzira yawe kandi uzigirire ababyeyi bacu baba bariho n'abatuvuyemo ya Allah. Orohereza abarwayi n'abagowe n'ibindi bibazo by'ubuzima bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. Inna ahsana al-hadith wa ablagha al-maw'idha kitab Allah al-aziz. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.